Tumeze neza no kuri nta kibazo. Tumeze neza rwose nta kibazo pe. Karibu ni karibu. Nesa du. Amakuru. Amakuru ni meza. Sanze nyine turi mu rugo bira. Nese muramva udafite ubwoba ubu. Imyaka nta kibazo rwose nta kibazo. Bwo buzima. Oya. Wenda ubutane muza. Nushaka uzicare mwibasa ari kuri uri mu. Muna kakavanwamo na muganga n'uwiteka byose bivanze wakintu biremera muri ndebye kare katangiye ku myumvire mibi. Mama waba ngiye gusubirana ugira ikintu babwira nk'umubyeyi ibi nawe turaza kumuhereza ijambo agira icyo avuga. Mumvugira amen. Amen. Mumvugira amen. Mumvugira imana. Kanisa murakoze cyane. Ndashamo bebe. Ndakoze kwihangana. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongere ngwikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na NYASHYA y'u Rwanda rwanya rwakazamura ibyishimo by'u Rwanda bagashika mutondo saa 7 n'abagura saa amatara gake cyangwa saa mundi wicare kuri Manzi Innocente TV wirebere byinshi bitandukanye tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga cyane ngusaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ndetse nanagusaba wowe ubwawe kujya utwarikira muri comment ukatubwira icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze kugira ngo twebwe tubone ibyo twongera cyangwa se nibyo tugabanya. Muri iki gihe rero cya Noheli na Bonane ukeneye kuryoha ndetse ukaryoshya n'umuryango wawe mwasohokeye ahantu heza bura ntago wasohokera kuri Marriott cyangwa ku Gisenyi ku mazi utaye nta n'agaserifuriye. Mu rwego rwo kurya agaserif kandi kameze neza ni Yesu shop, ni shop nziza cyane igufitiye telefone zitandukanye iPhone, Samsung, Tecno ndetse na Nokia. Ushobora kubagana bakagufasha cyane zaba telefone za occasion ndetse n'inshyashya ibintu bikagenda neza cyane. Bakorera Nyabugogo hari mu mashyira hamwe. Ukeneye ibindi bisobanuro birambye cyangwa se birambuye waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0782 905 508 ukabasha kwiryohera muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane wirira isi hamwe n'umuryango wawe. Uyu munsi rero muratubona muri kakayira kacu dukunda kuba turimo ntago ndi njyenyine ndi kumwe na mama w'abamafra. Kumwe na mama w'abamafra usibye nabo turi kumwe na mama w'abapampe ndetse n'Ikaziye. Ikaziye se kwari ikinyobwa kirimo n'Ikaziye wakira. Ikaziye irimo ibinyobwa. Uko bavuga Ikaziye bakajya ni pushete yonyine. Oya Ikaziye irimo ibinyobwa bya Fanta. None se wakina. Tugiye gusura pasiteri ndetse na pasiterine. Buriya uyu muntu ari pasiteri umugore we aba ari iki? Aba ari pasiterine. Tugiye here. Pasiteri se mufase nyine mwa. Ziko mbwe ngo baracyabahani nka yego hangane ho karatwanyiza harya. Hano niko kayira tumanukamo tugadazinguka kwa Innocente. Maheruka kera ibijimbo bitarera. We wari waragiye mwana shumi. Byose nakubwiraga wari waragiye urabura neza. Baracyabandi harahepfo. Ni hahandi baba hano hepfo niho baba ni naho umugabo we yagiye mu biganiro twakoranye ubutaha nandi kukubwira ko ubu ngo bari mu rugo twemeranya ko tugomba kujya kubasura. Umunsi rero wagize n'uyu nguyu. None so umva se. Wa muntu uzana ibishyimbo tumwihora arahazi. Wa muntu uzana ibishyimbo reka tumwihora arahazi. Then turaza kuba tuvugana kuri telefone. Uradusanga wa mwana tubaye tugenda. Aradusangayo ni hahandi nyine urahabona. Wa muntu uzana ibishyimbo reka twebwe tugereyo. Uza kumvugisha. Murabizi rero ko twiyemeje kubasura. Ngiye nayo nagiye yongeye ni boko ariko mama w'abapampe yanteye iki? Yanteye icyo twakita boko ni boko wakina. Uriya mugabo atazasubira mu muhanda. Ntago yasubira tuzaturusha. Nugwenda naba n'icyarya n'icyangwa. We ntago yari yarakibuze. Abantu rero dukomeje kumuroga mwana. Tukomeje kugenda tumusura mu rwego rwo kumwereka ko atari wenyine. Uzise kankubwire. Yego.
buriya satunda ndamukunda mwana ni umwana mwiza reba ariko umuntu yakora icyese wakinira nkajya kumureba ntago nagira yaho ndashaka kumuha umunezero uzi isoni nagize isoni n'ikimwaro reka turuka ariko mwana reka nkwereke rero sibyo ako si windi no kukuvura ariko tugiye kuhagera sibyo tugiye kuhagera nagize ngo gakubite ku mutwe mpita nkanyarukana direct burangiye ntago njya nijena urumva ntago ngiye numva ndushye reka jimanya ko ni n'umuntu mukuru wakintu nayitwarana usubundi wayitwaye wenyine kanyitwara njyenyine nta ako terura tugiye kuhagera terura se terura aho ngaho tugiye kuhagera burya ngo iyo abantu bemeye gufatanya urunana ese wa mugabo ntago twiyatugutumira kandi aho numeze nk'umuntu uje kuvumba izi Fanta uje kuvumba cyangwa ni umuntu wigendera cyangwa aje kubona ntagiye kugira ikibazo warugize se ngo umuhereze kamwe ninjye kumuha kamwe ariko nawe ndabona nta gifu yazanya twigendere da tugende seko nubundi ibintu by'abantu bitari inka zirya ibyatsi ntabwo zinywa Fanta sha nukuri pe reka tugende turebe uko byari byose aho bibera urabona impinduka urareba ukuntu babicana utwana two mu jisho bagira batya barebana neza ukabona ni umuryango wishimye se mwana dore turahageze dore nane cyane ntabwo wari ukihibuka ntabwo nayibuka none se wa mudamu aracyafura babatebo banitse aha ngaha rero n'abaturanyi bahanitse iki gipangu kirimo abantu benshi wagira ngo ni muri etere wa mugore aracyafura abantu babanaga simbize sinzi nanjye nta makuru mfite tujye kureba aho bibera bari dore singazi ubwo mbase banyuze amangana baneko umugabo yaracyafura ya wasanga ari ibyabo cyangwa ari iby'abandi ari iby'abaturanyi mwiriwe neza muraho tari kumukira inzara si ubona wabonye urukundo muraho yego ko bana yanjye niko sadu kamane suzu n'umugore menya wa atari wowe asanga nikizimo ndi guhobera Raneze nasa komera umwana uraho nasa muraho neza Yesu ashimwe sahimba sadu ntago ndakwizera uraho neza nimeza ni wowe subu jari ngwino suzi kane kakana kanyu se amakurura jari uyu mugabo yaje hano ryari yewe umeze mutese tumeze neza nta kibazo n'umugore utagira intebe se mwishaka umukeka nk'abasilamu cyeka umukeka ntago ndahagera asubura witwaje intebe se ndi ko mutangiye intebe iyo ngiyo oya nta muntu usura umuntu ntago nakwicara ku biryo ubu neza nitwa se nizi ko wazanye ubwe nitwaje intebe nitwaje icyo kunywa ntago nitwaje intebe sha tumeze neza no kuri nta kibazo tumeze neza rwose nta kibazo pe neza du amakuru ni meza sanze nyine turi mu rugo biraho asa mudufatishije ese wagarutse mu rugo cyangwa uyu mugabo murabana uziko bambwiye ngo amasengesho ngo kora byose akajya barabeshya uyu mugabo mubana mwana mu rugo na kano kana ndetse uyu murabumva udafite ubwoba ubu imyaka yamaze ari umusazi ntabwo azongera akagusarana si ubona se ukuntu urukundo rwogeye abamucira inzara se wari urimo kumuca inzara tuzi two koga baba batwa we yaranabyibushye ntiyabasha kwihina ntabwo yahagera shana ari ndabona nari narabuze ubushobozi bwo kuza kureba ariko nyumva ko uno mugabo ngo yagarutse mu rugo
ngo warasenze harya hari umuntu wavuze ngo warasenze ubura iki sha nawe warasenze byose biraje nanjye ndaje sha ngo karibu umunywa agafanta muradutuye none se ntago tubatuye turabasuye abona ntago nazakura ngo nzane urutwe gusa kandi agatwe njyane gatoya ntago nakazana ko se nta n'urufunguzo mugira wafungura ibyo udafite nta n'urufunguzo ntago twari kuzana fata ngo tuzane n'imfunguzo da ntago ducuruza inzoga se waheruka kukanywa kera ariko siko yabaye umugabo arimo aribuka n'umwana akibuka n'umwana igihe yavuze ati rwose ndakandagiza rimwe wari wabyanze nabyanze ariko nsanze iyo wasuye umuntu bamusuye ntago wamusuzugura uko umusanze niko jari ariko rero dutangiye kwiseriva tutarasenga ariko ubwo ni ngo ntago mutarasenga ngo mutaragira gute tutarasenga se muranasenga musenga mumaze kurya tugomba gusenga umwana yari afite inyota gusa nyine umwana oya nanjye nkuye ariko nta kibazo oya mwebwe ni umugisha muba muzanye niyo mpamvu ugomba kuwuramburaho ikiganza niyo mpamvu umuntu agomba kubisengera kandi imana ihabwa icyubahiro imana ibaha umugisha basubirizaho mukuye iteka imana iri mu ijuru abakozi babanye natwe waraturinze kandi n'ubwo wakomeje kuturinda data waturindiye abashyitsi kuva aho baturutse kugera aho bageze aka kanya ubishimirwe nyagasani aho uri hose mu ijuru uhabwe icyubahiro kandi databuja ntibaje imbokoboko ntibaje inkokora zireba inyuma ahubwo baje inkokora zireba imbere witeka imana igira neza rero imana ihabwe icyubahiro turagushimye turaguhimbaje daturebe aho bakuye ubukubire karindwi byose tubyambaje dushima mu izina rya Yesu amen amen ese como se bibaye uko wavugiraga ese navugira ko n'umwana wanyarangwa nawe njye araganira yafata WABAPAMPE ndashaka rero muganire imwana wagira ngo yanywe ipasi yafata ayimaze karibu rero yisanga cyangwa naje nyoboza rero warahibagiwe hashize igihe mwana aje nagumye nkwepa wa muganga urumva birangira nyine hanyobeye wakiriye ntabwo biba byoroshye se ko mutari guhana mutamu kandi tumuhaye ndamu nafata kana mwe rwose turamuhaye n'abandi ni karibu ku byo mushaka nuko nyine mumeze bite nakora twakira se ariko ntabwo wakugeze kera umwana wamuhaga ikijumba wamusaba ariwe ukiguha akajya akajya cumi n'ugo ushangiye ntabwo ushaka ntacyo bitwa banasomye nahaze abana ntabwo arabazanira nabanje gufataho sha asuko ko mwagiye mudutegura sadu amakuru sha ni meza ndakomeye amakoma arize nabyo bishaka wa mugabo wavugaga kabigaze kwa gake mwana kuseka cyane ubuze nibyo no guseka byande kana kera ari umusazi wambara ikanzu y'amakoma n'ibitenge ujya no guhahira ngo umugabo baca umugani mu kinyarwanda ujya no guhahira umugabo utamenya iyo ava ntamenya iyo ajya ubu wamenya uri kujya ugomba kuba yamenye kuri ntabwo ugenda wanatari wamenya aho uri kujya yarahamenye ubu inzu urayifite ndi mu nzira ndi mu rugendo kabisa mu bandi bose ubundi nsanze mumeze nk'abantu bacana insara zari zaramurariyeho zari zabaye zari
gisongoye hari ikintu igisiga aryo agaca bagatera n'inkoko itera kakayizamura kubera inzara tukayizamuza inzara nari umukowe nawe yarazimeze yaraziteretse mbese umwanya urabura hari igihe umwanya ubura wo kwiyitaho ugasanga nyine bibaye ibindi bintu Nyashya ndagushimiye cyane aya nanjye ndagushimiye ibyo nyeretse nanze kubyemera si ibyo se nakubwiraga nakubwiye ngo bizagutungura ndakubwira ati ibintu byarabaye ati naya Nyashya dore ngaho baba barebana utwana two mu jisho bishimye bameze neza sinzi no kuzazana umugore kuzabibasha ubu utararongoye iki kintu iyo mukoye ngo azare nk'agahinda ese ari kujyayo aya ntabwo nari kubikora buriya uwanjye arahari uwanjye arahari papa yaje kunsura arangije ko batereka mbwira wa mugore nimba warabuze ugutereka rero mushakira cyane kikurya umva uriya mugabo uri kwivungana n'amakanzu azasanga icyana umuntu ava mu ikanzu agasubira mu ikabutura koko ibintu byose bishoboka ni muri Yesu biremye nta kintu kidashoboka na kimwe kiba buriya wenda wari uzi kuri busange hari ikindi cyana cyaje cyane nibyo ntabwo nende kubyemera yabimbwiraga simbyemere kumwe nasize nk'ubwene ware kuri umwana mutoya kaburyoye amaso y'abasore nabanje uriya biramunanira ubu nayo nzi ko nisanga noneho rwose nzi ko ari ibinyoma ariko mwana none umukobe yagose yaragaramye yenge atereka ibya hano gusa nyine udusanze hasi namwe mwihangane natwe twicara hasi nibwo buzima wenda ubutane muza nushaka uzicare mwibasa ariko uri mu rugo uri hafi Manzi na Innocente murebana akahinja ko mu jisho ubundi agahinja gahera mu jisho kakagwa mu nda gahera mu jisho nasugira gahera mu jisho gashiduka karimo mu nda kabanza mu jisho rero kakamanuka kakajya mu nda umuntu akakavanwamo na muganga n'uwiteka byose bivanze wa kintu biremera muri Yesu biremera muri Yesu biremera 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 yego biremera Kwamamaza na Innocente muri Yesu biremera satundagorutse mu rugo sha nawe ntago byare byandeze no kuri ndanezere cyane sha witeka mfa hari igihe nande kuzuko mbifuje Noheli nziza amen umwaka muke uzambabare uno mwaka uzagere uri wumva ko ariko ngo ngusigaye uri na pasiteri mwana oya uzagaye mu ipantaro neza urumva uvuga uti mpagaze mu ipantaro neza wapi guhagara mu ikanzu wakira cyangwa mu ijipo yewe nusibikunda sebura we bari mu ikanzu wumva komeza ute uno mugabo agenda mu ikanzu no mu ijipo ni ugushira wumva washiriyemo igice cyiza ntabwo burya ibice biba bishira kimwe nuko nataho umuyaga wari gushiduka umuyaga ukujyana wamugurukanye neza na nabi wari umuyaga uzi ukakubatura urakubatura cyangwa urumva pasite burenda gucya sibona ko bwije se reka twanzike dutahe yewe rwose kandi rwose nshimira na mama wa pampe igitekerezo cyiza yagize cyo kuba twa Uwiteka ubikoze muri tegeze si mwaranye uko yakoze amasomo biragenda bite amasomo mwiziki uyu munsi ngo barakuva kuri 1 kugeza ku 10 tereko bare twumva bara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 se wa mwana wanyabere icyongereza nangiye gusubira mu ishuri wana ngo ni wani ngo ni watete ngo ni waki
ibintu byaje guhinduka. What is your name? What is your name? My name is Jarike Manishimye. Shakira iyi mugara arasenga koko. Umwana azi kuvuga amazina munuza. Ariko no mwana wabo nago baraboneka. Ngiye ngira umunwa. Ngiye umunwa mbaza aho ngaho kandi. Ndacyategereje. Windeba nta kintu kindi mvuze. Umwe ndavuga nka bari kundangarira. Terenya ko nuyu. Hari ikindi kintu mvuze. Mbonye ndebe ukaje. Mama we naza tuzamwakira. Tere mama ngo mbona. Naza nabwo kandi umwana ari mu muryango. Ndavuze. Ariko ngo ntago barabonekamo na karandebye. Kare katangiye ku myumvire mibi. Mama w'abapa tugiye kugira ngo nyine dutenda bana amasaha kuze ndagira ngo ugire inama ugira aba bantu bongeye gusubirana ugira ikintu babwira nk'umubyeyi nawe turaza kumuhereza ijambo agira icyo avuga ndetse na Innocente agira icyo avuga ubundi gihe nahereye mvuga mwana ikintu ndi kuvuga bya mbere ndabona umugabo yambaye isaha yambaye ikabutura yavuye mu ikanzu cyo nshaka gusiga nkwanye muhungu wanjye sunyubaha cyane mbabara irakanzo none sibakuvuje siko umugabo yambeshye siko umugabo yambeshye cyane niko kuri nago yambeshye ariko ndabibona mbabara nuzasubire rwose uzambara ikanzu y'ubupishop amen sibyo ibintu byo kwambara ikanzu nguru umugore nguru matamazera tubireke uzabinkora cyane uzabinkora cyane nzabikora cyangwa ubwo ndi mu wakuroza atarapfuza hazongera busubize Uwiteka azanabara niba umurozi wawe agihariye ko wakuroza mwaramumenya baramutweretse aracyahari ariko muri kumusengera ngo bunaga ngo bujugunye niba muri gufata ibiri usenga cyane buriya ziyongoza burambika hasi ngo nta murozi upfa ikintu uvuga dusoreze kuri sheri wawe dusoreze tunadusengera dusoreze umugisha ndabona bwa murakoze cyane rero na mbere mbanje gushima Imana by'umwihariko kuba kidutijije ubuzima Imana kuba igitijije ubuzima uyu mubyeyi dukunda kandi natwe dukunda kuba yemeye akigomya ibintu bye byose akavuga kuba yemeye akarambya hasi ni iby'agaciro ngiye kwicara mu ntebe z'amafoto ni iby'agaciro kandi Imana iguha umugisha n'abadukurikirana n'abandi bantu bake b'inshuti zanjye cyane rwose yego bose Imana ibaha umugisha no kandi tubafite ku mutima njyewe icyo navuga ndashima Imana cyane ku bwanyu kubwo gufata umwanya mukaza kudusura ariko mutaje imbokobuko mbavuga muti bakeneye n'icyo kunywa reka tubashyire n'icyo kunywa ndetse n'icyo kurya reka tubashyire icyo kurya cyo twamutumye wa ni ibishyimbo nejeje nibyo agiye kuzana nabivuze na kare ahubwo arari inyuma twaganiriye mu gikari barajya nta muntu ujya unywa amazi yonyine kudaha umugore ngo agufashe ukabona mbona uratangiye kurambika imbere yawe ushaka gusubirayo kuri Imana bahereza umugisha cyane birumvikana basabira umugisha ku Mana kandi ikindi nsabira umugisha buri muntu wese udahwema kudukurikira rigabya no gukurikira life y'umuntu ukameze ubuzima bwe umuntu aho ari ukameze nabe Imana ije bahereza umugisha cyane ikindi nsabira umugisha ukomeye abantu badahuma kudusengera burya abantu bagusengera biba ari igitangaza cyane ari umugisha ukomeye nta kindi kintu yafashe ahubwo akirirwa senga agira ate kugira ngo ugira aho uva naho ugera abantu bahereza umugisha cyane amen
mumvugira amen amen mumvugira amen mumvugira imana kanisa murakoze cyane ndashamo bebe ndakoze kwihangana ndakeka wenda twasenga amasaha yanakoze ikeka twasenga Uwiteka Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana y'imbaraga, akira ishimwe kuko urarikwiriye data. Komeza uhabwe icyubahiro aho uri hose, nuhabwe icyubahiro ku byo ukora byose ubishimirwe. Burya data ntacyo twatanze kugira ngo tube turiho, ni kubw'ubuntu bwawe. Komeza ubane natwe rero kandi utugirire neza kuko uri Imana kandi uri nyembabazi, uri Imana y'inyembaraga. Komeza utugirire neza muri byose. Nsabiye umugisha umuntu witanze kugira ngo atugezeho ibi bintu. Nsabiye umugisha bano bavandimwe, komeza ubabane nabo kandi ugende nabo mu mihanda yose bagendamo, mu ngendo bagira, kandi no mu buzima bakora ubaheremo umugisha. Nsabiye umugisha imirimo y'amaboko bakora, nsabiye umugisha ingo zabo, nsabiye umugisha ubutunzi bwabo, data ubane nabo, kandi n'abandi data badukurikiye nabo basabiye umugisha. Nsabiye umugisha buri muntu wese ufata akiga mu mwanya akadusengera, akadusabira, akagira n'icyo akora, akitanga kugira ngo tugere aho tuva naho tugera. Imana umuhereza umugisha. Mbasabiye umugisha aho muri hose mudukurikira. Nsabiye umugisha wagerageje icyo ashoboye cyose kugira ngo agire icyo akora ku buzima bwacu, bugira aho buva naho bugera. Umuhereza umugisha. Komeza ubane natwe muri byose, cyo tubangamira n'imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo data arekuze uganze mu mitima yacu no mu mitima y'abadukurikira bose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Natwe twarenzaho reka dutahe. Imana ibaho umugisha, Imana ihereze umugisha abantu bari badukurikiranye, mukomeza no gusengera n'umuryango kugira ngo Imana irusheho kubatiza imbaraga ndetse no kuba hafi. Turabakunda cyane, mukomeze mubane natwe kandi mugire intera nziza z'umwaka 2023 ndetse n'uwa 2024 muzawutangire neza cyane. Imana ikomeze bane namwe. Reka tugende. Ariko muragiye tutasangiye tugomba kubisangira byose se bikarangira. ntabwo njyanywa nta nubwo nyirya rwose sibwo giye wagize umuntu ari ibintu byinshi ntabwo rwose nera cyane niyo rwose n'agafanta ugagendereye rwose tumwemo ahubwo rwose tumwemo ko marapfunde inzoga ngo uzasubira mu kabari niko tumwemo rwose tumwemo mukoza ya mukoza mwagira ngo nase mwana ko twabasuye nta kintu urajye waretse bakazatunywa nk'iminsi ibiri rwose tugende. Imana ibane namwe.